Yes, kaze kuri Raza Media TV ni social media trends. Mu gihugu cy'Ubuhinde umugabo witwa Jitu Munda yagaragaye atwaye umurambo bivugwa ko ari uwa mushiki we. Uwo murambo yaratwaye rero utumva ngo yaratwaye umurambo yaravuye gucukura aho uyu mushiki we yarashyinguye kubera amafaranga. Mwabantu mwe, amafaranga yo muri no minsi araza kuzadukoresha ibidakorwa. Uyu mugabo yagiye kuri banke kubikuza amafaranga mushiki we yazigamaga, hanyuma ageze kuri banke baramubwira bati rero wa mugabo we ntituguha amafaranga, genda uzane nyiri mafaranga hanyuma ayabikuze tuyaguhe. Umugabo arababwira ati mushiki wanjye uwo mbabwira amaze iminsi yitabye Imana, twaranamushyinguye, rero ndabizi ko yabitsaga amafaranga muri no banke, none ndagira ngo muyame nanjye ndebe icyo nabasha kuba nayakoresha. Kuri banke rero baramubwira bati rero hano kubikuza amafaranga bisaba kuba ari wowe wayabikije hanyuma ukayabikuza. Rero ubwo atari wowe kandi akaba ari aya mushiki wawe kandi ukaba uvuga ko yapfuye, genda uzane ikimenyetso cyangwa se genda uzane icyangombwa cyerekana ko uwo mushiki wawe yapfuye. Umugabo rero yahise abyumva neza cyane, arangije icyo yakoze yahise anyaruka ajya ku irimbi afata icyemezo n'umutima ukomeye, hanyuma ataburura umurambo wa mushiki we maze awukubita ibitugu, aboneza inzira yose yerekeza kuri ya banke ajyanye icyangombwa cy'uko mushiki we yapfuye. Icyangombwa cy'uko mushiki we yapfuye rero yayingukanye kuri banke, bagiye kubona babona ayingukanye umurambo wari umaze iminsi ushyinguwe, hanyuma arababwira ati ibyangombwa mwantumye nabizanye nimumpereze amafaranga. Ni ukuvuga ngo yazanye umurambo wa mushiki we nk'ikimenyetso cy'uko yapfuye kugira ngo abashe kuba bamubikuriza amafaranga mushiki we yizigamaga. Ayo mafaranga rero abarirwa mu marupi asaga ibihumbi 20 na bingahe gutyo, ni hafi mu bihumbi 310 y'amanyarwanda ubariye aho ngaho. Ayo mafaranga umugabo yagiye ayatekereza akumva rwose ntago yaryama ngo asinzire, hari amafaranga y'umuntu wapfuye kuri banki. Rero arababwira ati n'ubundi namwe ayo mafaranga saa yanyu, basi nibura njye aya mushiki wanjye nimuyampe. Banki iti ntitwayaguha tutabonye icyangombwa cy'uko mushiki wawe yapfuye. Undi nawe ati rero kugira ngo mbemeze ko mushiki wanjye yapfuye ndajya kumutaburura muzane. Rero iyi nkuru akaba ari imwe mu nkuru nyine zagiye zikomeza kuvugwaho muri iki cyumweru turimo twenda gusoza. Iyi nkuru nanjye hano nkaba nayibonye nkabona rwose ni inkuru ivugwaho cyangwa se itari kuvugwaho rumwe muri rubanda, buri wese yibaza byinshi ku bijyanye n'uyu mugabo witwa Jitu Munda wo muri kiriya gihugu cy'Ubuhinde. Rero abantu bakaba bakomeje kugaruka ku inkuru bibaza ngo ese abantu bo muri banke ubu barayamuha cyangwa se uyu mugabo arajyanwa mu nkiko gukurikiranwa ko yataburuye umurambo cyangwa se nyine ibintu bigiye biraho. Bityo rero nawe nkaba ngira ngo wibaze, nanjye nibajije, ese wowe uri umukozi wo kuri banki ukabona umuntu yinjiranye iki cyangombwa kigaragara muri ubu buryo, umuntu yitwaje umurambo w'umuntu wapfuye, wamubwira ngo nagende muracyabyigaho cyangwa wahita ukura amafaranga kuri konti ugahita uyamuha cyangwa se wabigenza gute? Abantu bakomeje babigarukaho bibaza, ariko birababaje kuba umuntu yakubwira ko umuntu yitabye Imana
wowe aho kugira ngo ujye gukora ubushakashatsi ukamutuma, cyangwa se aho kugira ngo ubyikurikiranire ngo ukamutuma icyangombwa ngo cy'uko umuntu yitabye Imana, hanyuma uramutse ugitumye umuntu nyine akakuzanira kiriya cyangombwa cyangwa se akakuzanira umurambo wo wapfuye kugira ngo ukunde ubyemere. Hari abantu bakunda kwemera ari uko babonye, bari abakozi bo kuri banki rero nabo bemera ari uko babonye. Uyu mugabo we icyo yakoze yahise abemeza imbone nkubone, azana umurambo wapfuye. Uyu mugabo rero akaba nyine yandikishije izina cyangwa se yagarutsweho mu bantu bakoze ibidasanzwe kugira ngo babone amafaranga. Muri ino minsi rero ibintu biba bikomeje kugenda bifata indi ntera cyane, ko ibintu biri guhenda. Buriya kugira ngo ubone amafaranga birasaba gukora cyane, ugakora n'ibidakorwa kugira ngo ubone ku mafaranga, ugure peteroli cyangwa ugure bimwe mu biyikomokaho. Ndakeka nawe buriya yari ayakeneye byihutirwa, dore ko buriya wasanga ari nawe yayakoresheje ashyinguza mushiki we, buriya yagira ngo yiyishyure. Nyaboneka mujye mugerageza guha abantu serivisi byihutirwa mutabanje gutegereza ko bo babikora mu buryo bwako. Komeza ukurikirane Raza Media TV nk'ibisanzwe, ukanda subscribe, share na comment, dukomeze tubane mu biganiro byacu nk'ibisanzwe. Ni social media trend wari ukurikiranye, nawe nge nitwa Lazaro.